ayizamura nabi bamujennye no gutereka imbere y'izamu. iriya niyo yaba ari inyoni ntiyayishyira ku mutwe. iki ngiki icyo mbwira abantu, iki kirarane nicyo kuri juru ya 20 iki bari gukina nicyo kuri juru ya 20 kuri juru ya 20. yego muri ya mikino itatu ikipe ya Hilal ifite ya y'irarane maze gukina ibiri mu munsi wa 18 mukino bakinye muri ikipe ya Bugesera. Yego umunsi wa 20 bakinye bari gukina muri ikipe ya Rutsiro na match yo kuri juru ya 21 yo kuri match ya Magaju bazakina kuwa kabiri. Yego rero tuzaba tuyibageza ahangaha 5 kuri 5 abantu bibabane natwe nyine bakande kuri subscribe kugira ngo ibintu bigende bibene neza cyane kabisa. Reka turebe Stephen Eboela n'umupira ari akurane. Stephen Eboela pasi neza cyane, iyo ni Al Hilal Kabore, pasi neza cyane hariya yamuhaye neza cyane mwenyewe. Attention aragucenga ni Osman Diouf, pasi neza cyane hariya Shasha Dama kuri ball ariko Elhadj Madikan wamukuraho cyane ninde Dese. Attention Rutsiro zamura igipira kirekire hariya ariko umusore urenze neza cyane kabisa. El Capitane bamwita Abakeri Abdelaziz cyane, ubona ko El Hilal abakinnyi baba bagiye ndetse n'ababa basigaye nta tandukaniro riba rinini kabisa. niyo mpamvu tubona ko bishobora kuzagenda nyine bigorana kuri aya makipe y'i Kigali. ubona rwose nataba tayari azajya birya. Vani mari kubaza ngo ni bingahe, ni kimwe n'ubusa ku busa. Adishirireho score sheet byakunda turebere kabisa. Attention reka turebe hano wa 36 n'igice n'amasegonda 30. Ati mwakoze amakosa wowe Vani Osman Diouf atere ku mupira aho kabisa cyane. Ariko kandi ni score ari he? Kaini Skole ari kuri bench. Ndamukunda cyane. Umuvandimwe witwa Emmanuel Fromo we yagiye mu butumire bw'ikipe y'igihugu ya Liberia. Baretse bamuhamagara. Oya ntabwo yabura kugenda. Top scorer. Ariko aracyari muto. Top scorer nyine nibyo byiza. Ese barene bo ntibabahamagaye bafite ngahe? 18. Hamagara abana bakiri bato bamenyere inshingano akiri kare, bazita international duties cyane. Zani ni inshingano mpuzamahanga international. Yo rero umuhamagaye akiri muto nyina kurira muri uwo mujyoto akura nabikunda. Atasoreka turebe Al Hilal hano umupira bawusubiza umuzamu Mohamed Mustafa Mohamed atanga umupira neza cyane hariya. Al Hilal arawufunga neza cyane hariya. Reka turebe Hilal. Attention contrôle neza cyane hariya. Attention aragucenga neza cyane hariya. Hilal cross ariko mana yanjye yarabikoze neza bisoza. Uwo bita Yasir Awad Bashara Omeri cross za ovyo. Bayibonye se ko ikipe y'igihugu ya Kenya yakoze umuganda. Yego bakoze umuganda bifatanyije n'abanyarwanda gukora umuganda wa gatandatu. Ndetse nyuma yo gukora umuganda bagatera ibiti bagiye gukora imyitozo nyuma y'uko Attention reka turembere izamu rya Rutsiro hariya birakaza ariko defense aragarana umuzamu yaramaze kumucenga. Attention Hilal Adama Coulibaly Adama arakubyinisha Adama Coulibaly shot blokaria. Umusifuzi ati nta muntu wawukoza goal kick mutereka aho ngaho ubundi mu byihorera ibintu birakaze kabisa. Iminota imaze kuba 38 hafi 39 yamaze no kuzura. Rutsiro ikomeje kwihagararaho imbere y'ikipe ya El Hilal nyuma y'uko ibintu byayo bihombejwe n'ibyo ndi kukubwira n'ikipe ya Berkane ngo bita Thierry niba ari Thierry ati ubwo muzi kuburana muzaburane mubone ikipe mu cyiciro cya mbere byagorana. Icyiciro cya mbere ntabwo haza umuntu biragoranye haza ibikorwa. Niyo mu cya gatatu yagiye bimaramo sezimo
yese yararangiye yararangiye cyangwa yamanutse faze arikirangiye. oya yararangiye ahubwo kubera ko hari uburyo bugihari nyine kugira ngo fixtures zuzure shampiyona irangire, ariko waramanutse faze arikirangiye. waramanutse mu mutwe. oya impanuka mvuga nturi kuryumva wowe. reba imikino isigaye n'amanota, ugasanga nyine imikino isigaye n'amanota ikipe wenda zamaze kubona ko zizagwa mu cyiciro cya mbere, amanota zagusize tayari imikino yose ya faze retour utayakuramo ayo manota. yewe uhita uvuga uti n'ubundi ntaho nzajya reka mbyihorera ndeke kwivuna. oya wakina. Attention reka turebe Elhadji Madike yawutanze neza cyane, shot ariko tera agapira gato umupira arenga no gutereka imbere y'izamu rya Rutsiro, baburana bati yawukozeho ni kona, nyamara ariko sifuzi we ati ntavarira cyane, biragoye rwose, ntavarira aha kabisa, itereka imbere y'izamu. Van wese ibitekerezo baracyakomeza kubizana, komeze bazana ibitekerezo, ariko ndabibutsa gukanda kuri subscribe, mukande kuri subscribe mwita mushikiwe rwose akumereye nabi cyane. Attention reka tureba aragucenga neza cyane, hariya arihuta cyane, bamwitande ni Abdel Yusuf Kabore aracyafite umupira ya kuruhande, pasi neza cyane, attention hiro ariko biranga yaragerageje gufunga umupira Kamaradini Mamadou ariko biranga kabisa cyane. Ikipe ya Rutsiro nyuma y'uko yirukanye umuvandimwe watangiye ayitoza, ngo mavuga nyine umutoza Bizumuremyi Rajab, yego ikomeje kugenda yihagararaho mw'abantu, ntabwo kimeze nka mbere, ntabwo ikiri kwigaragaza mu buryo bubi. ubwo rero ibitekerezo byanyu ndabikeneye cyane. Angelus se wabusomye ubutumwa bwe? Ibitekerezo byabo ndabakunda cyane, muzi kogagiza pe kubisoma rega bigwiye, muri abambere hano mu Ruhango turabakunda, ariko Rutsiro irabirya. none se kantu ko kogagiza ubukumva ute? ubundi umuvandimwe abikundaga se ntumuzi? ntabwo mbizi ariko uhise umutekereza, kandi nyine nanjye niyo mpamvu mbikubagije. iyo jambo nyine ryumvise kogagiza mpita ntekereza ibintu byinshi cyane. batubwiye igihe Rutsiro izazira mu Kebera Stadium, ikibuga nikirangira, ikibuga nicyuzura, ahubwo mugire vuba mujye gutanga n'umuganda cyuzure vuba niba mushaka kubona Rutsiro cyane. ubwo reka ibitekerezo binyuremo gake, binyuremo no baracyavura umusore hariya, haracyarimo injury break. Kabayiza Angelus ati ndabakunda cyane, muzi ko gagiza murabereka FC hano mu Ruhango turabakunda, ariko Rutsiro irabirya. Mukamurenzi Jeannette ati kuri FM ndabakura he ntaho gumaho. Habumuremyi Jean Marie Vianney ati mwiriwe neza, mutwereka amashusho turabemera. Naya niyo Tishime Jean ati salama abasaza mumeze neza, ndabibona match ihagaze gute se, turabakunda, badushyiraho scoreboard. Icyo kintu kiri mu byoroshye, kigeze ku minota 43 n'amasegonda 17 ni busa ku busa. ubwo niyo mugabo Filemo ati ndi Mozambique, turabahabaye, ijwi riraturika kabisa, tumeze neza. Twagira Mungu Anastase ati duterera akajisho kuri Rayo FC Women na Muhazi. Yego ubwo turababwira uko bimeze nyine, gukina Peace Cup. Ati mutubarize igihe Rutsiro yacu izanzira, turamusubije mushiki we Thierry yatubwa muzi kuburana, iyi wari wagarutseho Rutsiro rwose, ati rubengera uti turabizi. Attention Rutsiro ari, attention aragucenga, Rutsiro, goal, God is power, Hero Kongo Niri, Hero
batwara umupira ari abasore b'ikipe ya Rutsiro baravuga bati reka twongere tugerageze ibyo twari twakoze mbere, bafata baro bayinyuza hagati y'abadefanse b'ikipe ya Hilal bahagaze nk'amenye ifoke, bawunyuza mu hagati hariya mu mwanya basize. Uyu muvandimwe w'umunyanigeriya arabacomoka, aragenda gucengera umuzamu aramubwira ati n'ikindi gihe nujya umbona ujye wipfuka mu maso, atereka mu rucundura igitego cya mbere cya Rutsiro kimwe Hilal ubusa, baterekaho n'iminota 2 y'inyongera. dakika 2 za nyongeza kabisa. Rutsiro morewa Thierry na mushiki wati wongera uvuge we Yewe kama hejuru na Rutsiro mbega muhitaga noneho intera agiye kuva ageze imbere ya Mohamed arabanza atera dupedare twa ba Ronaldo, arabanza atera amapedare, umuzamu aragwa mucenga abona gutsinda gutsinda igitego cyiza rwose atari ati turarenze ntabwo uri bumukire cyane. Mushiki we Thierry, attention Adama kuri bari El Hadji Madikan, passe neza cyane El Hadji baramusubiza. Attention Hilal nabo bati twajya kuruhuka twishyuye igitego hano, reka turabe Ali Hilal. Attention Hilal, umupira ariya Rutsiro kuna ugaru awushize ariya nta n'umuntu awuhaye kugira ngo ajye kudefanda kwa kwiyenza. Ahmed Salemo ati bimeze bite ko ibintu bigoranye, ikipe itwikaragiyeho kwiduhindutse ibi twari twabipanze mu Rutsiro. Ikipe ya Rutsiro tayari mwa bantu. Attention ariya umuzamu afata umupira ati umusifuzi ati nakubonye ukubashye umupira wasohotse. Nibyo umupira warasohotse hariya ariko yarahagaze muri box, yaragihagaze bareba umupira. Ibyo bintu ntaho biba, ibintu bya kera byo kubyuvuga ngo kera hari uburyo bavugaga umupira wageze mu izamu ariko ngo ntiwidunze hasi, yego ngo ubwo igitego ngo ntabwo ari ibintu byo kuba ngo uhagaze ngo muri surface de reparation umupira ukajya hanze ukawukurura gutya n'intoki. bamuhaye iki? Ni rouge ni jaune simbizi, ariko agomba kubona ikarita. Agomba kubona ikarita kuko yafashe umupira wasohotse muri surface de reparation cyane. Ibintu byo kuvanga umupira ngo yego wasohotse ariko ngira impagazemo zamakoza agashya kabisa, amaye umuhondo. Kandi nkubwira ngo utsisinyishije abazamu 6 b'abakongomani muri sezimwe byose biba kubera yuko nyine bose baza ari abaswa. Iriya niyo bita indirect free kick. Yego ubayiteye mu izamu ikajyamo, ayiteye direct ijya mu izamu ntabwo cyabigitera, batereka imbere y'izamu ariya ni agapasi bahita bakora amatapi n'abasore baratuzi cyane. Hilal n'ubundi ibi bintu se kubizi batuze n'ubundi rwose bakora ibintu byabo mu cece cyane. Umupira hariya uhagazweho n'abasore babiri ni Ahmed Salem n'uwo bita El Hadji Madikan. Ahmed Salem ndamwemera ngewe. Amwemera? Ukunda kubi nubwo yatangiye akina muri bya bihe Hilal yari itaragira babakinnyi bayo. Ebuela aramanutse. Stephen Ebuela ko yaraje kubabwira aho bashyira umupira da. Timukancumire nkwereke. Dore uko bigenze. Muzamu akoza agashya. Abo mu defenseur ni uturi burya banze gusimbiza umupira wenyine agakina ku mutwe. Muzamu ura mupira wari wasohotse. Attention El Hadji Madikan na Salem bahagaze ku mupira, yayipasha ariya bawukuraho neza cyane n'umutwe, birakasa ariya atereka umutwe barabloka. Attention bawukuramo bamwita mwataka ariya ni mubi cyane. Ubwo rero umusifuzi Ngabonziza Jean Paul ati mujye kuruhuka rwose. Igitego cya Abos Goods Power Arigo Obas Goods Power 43 umukino nicyo gitandukanyije izi mpande zombi. Ubwo badukurire mobedi nyine Hilal igitego yagishatsira kibura, Rutsiro birangira ikibonye imbere yayo. Hilal iri kunywa nk'uko yawunyweye muri match ibanza
Rutsiro kimwe El Hilal ubusa. none se mushiki we Thierry niwe yabwiye ngo ureba neza cyane. Ni wowe. Aya nage. Ni wowe. Kubeshya wowe. Tego kiza mwatakariya. Bita abanza aramushuka arigo bodo. Aburyo yamushutse ntagiye gushota. Abanza aramucenga aramujijisha avuga ati kugira ngo n'ikindi gihe uzajya umbona uhite wipfuka mu maso. Ubone uko njye nawe tutari ku rwego rumwe. Cyane kabisa. Ubu none ibitekerezo wabisoma. Ibitekerezo by'abavandimwe. Ariko wanjirishije ntiwankorera ibyo twari tuvuganye. Ibiki? Yahangaha. Aha rwose kugira ngo ibintu byose bigende bimera neza cyane. Ko hano nyine urabizi ko anese bitabikwamba. Aza kumenya ari zose ko zifashe se. Ubwo rero ibitekerezo by'abavandimwe ngiye kugenda ngenda nsoma 5 kuri 5 muri comment section. Ubwo ndamenya mpera yese baho. Ati mushiki we Thierry ati tureba neza. Ubwo ni na Ivan yabwiye ati Ivan ni ureba neza. Yabaye wowe. Diane M Kabirasa ati mwiriwe neza ndi Ngoma ndabakunda by'umwihariko Murera. Yumvise? Kunda Murera y'Abanyarwanda. Nawe kurikiyayo Daniel ati ni bingahe? Ni kimwe ku busa tugiye muri half time batwandikiraho hariya kuri screen bus. Batwandikiraho ko ari muri half time kugira ngo abantu bagende basobanukirwa. Ubwo bushiki we Thierry ati go ashyiraho nyine zago nyinshi yagiye yohereza inshuro nyinshi ati wongere uvuge. Rutsiro yavuga iki? Ribuze kwigaragaza reka turebe. Ubwo ati turarenze turebe shimwe ko ati Rutsiro yacu twarazwe n'abasokuruza Nyamukandagira oye yego Nyamukandagira iribuze guhita ibyungukiramo kuko ya manota bagombaga kuyirusha aribuze guhita agabanuka. Ubwo nanone Alex Nzitonda ati kike sinzi icyo isobanuye ubutumwa bwe ntabwo busobanutse. Mushiki we Thierry ati Rutsiro ntabwo turi Rubengera twe dutsinda ibitego byiza. Se Rubengera byagenze bite? Yakubitsemo ubwoba ku buryo usigaye witekereza ukumva biragoranye. Ngo muri ibiza cyane. Twe iyo dutsinze twita tukurega. Tamwiriza. Oya twita tukurega. Tamwiriza. Ntabwo twiriza. Twiriza basuzuma ikirego bagasanga nta shingiro dufite. Kandi aho tureze hose birangira dufite mwakaboko muwe hejuru ngo niyo mpamvu mwiri. Barababwira ngo mwe muse n'abataka gato gusa tukwere. Bava ngo ariko nguri uramukinnyi nuwahe ngo ukivuga buryo. Ngo mushakira lisanse. Ngo lisanse ngiyi copy. AI niyo nizima. Nge icyo nanjye mpamya neza ruko uburyo Rubengera ibona lisanse z'abakinnyi bose ireze. Nanjye mishimidikanya ndayikemanga nanjye. Kaho. Iyo bagukemanze koko iyo lisanse ikabihari. Ntago hashira amasaha 3 batarayibona. Ahubwo zivaye. Bazatubwira neza. Ubwo Nyiranizeyimana Providence ni inshuti yanjye. Inshuti yacu cyane hano. Ati mumeze mute bro? Tumeze neza cyane Provi. Se ariko ubwo Providence se umwe wa TZ. Oya TZ si cya Uganda. Ono wa TZ ngira ngo. Providence twibutse. No wa Uganda. Utwumvira hehe Provi? Providence ngiye no varo wa Uganda. Mushikio Thierry naragaruka ati Rutsiro oye. Irahari Joshua ati Rutsiro imbere cyane inshuti. Yego twabyemeye. Mushiki we Thierry ati bajye batanga ibitekerezo nkanjye. Yego kubidwa byinshi rwose. Thierry ati Tanzania. Thierry ni inshuti yanjye ntago nabiyobera. Thierry nanjye ndakwemera cyane mwana wanjye. Ahubwo urabona Rutsiro iribuze gutsinda ibindi cyangwa biragora. Nawe mbwira rwose ibintu bigenda bine neza cyane. Munyereke ko nari njyenyine ahangaha rwose kugira ngo ibintu bigende bibire neza cyane. Ibitekerezo byanyu nyine turagenda tubyakira 5 kuri 5. Ni match turi kubagezaho iri guhuza ikipe ya Rutsiro FC ndetse n'ikipe ya El Hilal.
igice cya mbere cyangiye Rutsiro FC ifite igitego kimwe ku busa, igitego itsinze ku munota 43 gitsinzwe na Argos Goddess Power mu utazamu w'ikipe ya Rutsiro FC bakuye mu ikipe ya Etoile de l'Est, umunyanigeria rwose hatari cyane. Ubwo rero ibitekerezo byanyu ngende mbyakira cyane, ati ndebera Rutsiro igeze ku mwanya wa kangahe. Rutsiro rero umwanya mugezeho ewa gutyo rwose, Rutsiro umwanya igezeho ndumva namyibuka neza ni ya 15, ubundi ibintu bikagenda bimera neza cyane kuko Rutsiro nayo imwe amakipe nyine itaragize icyo nakwita nk'intangiriro nziza za shampiyona, yagiye igira ibibazo bigiye bitandukanye, ariko nekereza ko kugeza kuri ubu ngubu rwose Rutsiro FC aka kanya ibereye ku mwanya wa 15, ikaba imaze kugeza amanota 23, ariko biri live mu gihe ibuze kuba yishyuwe, iri buze gusigarana abanyine 22, ubundi yari iri ku mwanya wa nyuma wa Rurizo n'amanota 20, ubu ngubu ifite 23. Ubwo rero irarusha iya nyuma ariyo AS Muhanga amanota 2 kugeza kuri aka kanya, mu gihe ikipe ya El Hilal Omdurman aka kanya igeze ku mwanya wa 2 amanota 48, niramuka inabonye draw ahangaha. El Hilal kubona draw hano kuri match ya Rutsiro iri buze guhita ifata umwanya wa mbere, kubona draw birabuze gutuma igira amanota 49 inganye na APR, gusa iyijya imbere kubera umubare w'ibitego bazigamye, ibitego bigera kuri 35 bazigamye, mu gihe APR zigamye 16. Kabisa. Ubwo rero ni gutyo gahunda zimeze rwose, 5-5. Mumeze bute se? Mumbwira aho muri ngo bimeze bite? Manyena nirebero tu. Thierry se wamubonye ko yansubije Providence yambwiye ko ari uwo TZ yari hatwumva. Abane sawa cyane. Ubwo rero ibitekerezo yabo turagenda tubisoma cyane, ati ubuse murabona Rutsiro yacyura, yitwa Maniraguha Oscar. Rutsiro yanayacyura da, Rutsiro yayacyura, ye nyifitiye icyizere. Nizeyimana Jean Claude afite itego bingahe? Nizeyimana Jean Claude Rutsiro ndumva nyonyuka neza afite 6. Aragaruka ati ndetse na Goddess Power afite ibitego bingahe? Goddess Power agize 4. Ishimwe Parfait ati man muziko muziko ndi gusinzira nkanakangukira hejuru ngira ngo Amavubi batsinze ikindi gitego, gusa APR ku mutima Amavubi yacu yubahwe. Fideli Mbonyi Ntwari ati Rutsiro hejuru cyane. Mushiki we Thierry ati ubundi amakipe ni Rutsiro, Boneza FC ndetse na APR. Simbizi, ese nabimenya rwose. Ubwo Ivan nawe turi kumwe hangaha, nawe utubwire igice cya mbere ubonye ute, ko mbona Rutsiro ishobora kongera kuza kunywesha umuntu nkeri n'ubundi nk'uko yabikoze muri match ibanza. Ni igice cya mbere cyiza ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro. Ntabwo ari igice kibi, navuga cyabaye kibi nyine ku ruhande rw'ikipe ya Hilal yakinye neza, Hilal yatatse, yego ntabwo babonye nyine uburyo bwo guhita batsinda ngo babone nyine ayo ma occasion batsinde, gusa ikigaragara cyo ni Hilal itameze nabi of course cyane, uburyo bari gukina je collectif yabo, automatisme ni ikintu dusanzwe tubaziho, baramenyeranye. Navaho ni ikibazo cy'igihe cyangwa se dutegereje guhagarara nabi rimwe kwa defenseur ba Rutsiro, Hilal gatsinda igitego. So kuri Rutsiro uko bakinnye, ko sinavuga ko bakinnye neza kurusha Hilal, ahubwo icyo bakoze no gutiminga no kubyaza umusaruro uburyo bubonetse. Uburyo bumwe bahise babubyaza umusaruro kuri uyu musore Goddess Power ahise atsinda igitego, nacyo gitandukanyije impande zombi mu gice cya mbere. Navuga ngo Hilal
irushijwe na Rutsiro kubona amahirwe tukayaprofita. Iyo tubonye uburyo bumwe turawuprofita, igitego kirinjiye. Hilal twabonye uburyo burindwi bwose nta n'igitego twabonyemo. So iyo niyo football mpamya ko nacyo kintu cyane kidesida kuri resulta mu bijyanye n'ibitego, uburyo bwo guprofita nyine amahirwe ubonye. Amahirwe ubonye yego. So kuri Hilal birashoboka, ni umukino birashoboka ko bawutsinda. Bafite abasore babo dusanzwe tumenye ko bakina nyine kandi neza, bari kuri bench. Ajya kurana n'ubushobozi n'abari mu kibuga meme nabo babikora. Rutsiro nayo nubwo ari amahirwe make gusa birashoboka. Of course nta kidashoboka muri football, buriya iziritanesha terega. Abakunzi ba Rutsiro bataza kumva mvuga ngo Hilal ifite ngo amahirwe yo gukomeza iki n'iki. Muri football habamo result eshatu, ni win, lose and draw. Tsinda, utsindwe cyangwa se nibigorana mu nganya. So nizo result eshatu nta ziba zidashoboka rero kuri buri kipe. So Rutsiro uko bakinye niba bakomeza gukina gutya biraza kugora Hilal niba atagera igihe nyine cyo kuba menase ngo bahagarare nabi amakosa amwe namwe abe yabaho. Rutsiro byaza kurangira tubona amanota 3 yacyuye. Hilal nayo niga kubyaza umusaruro uburyo bari kubona banatsinda ibitego binagera kuri 3. Yego, ndongera ngo bazi ikindi kibazo gisa naho kiri kugarukaho n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ubibona kimwe na benshi yuko nyuma y'igihe kinini Hilal imaze mu Rwanda, uko ugenda imenyera umupira wo mu Rwanda, ariko ugenda isubira inyuma ku mupira yaje kimwe. Yego si cyane ariko bibaho, nanjye mbibonamo. Of course bijyanye n'uko nyine buriya abo muhanganye cyangwa se nyine amakipe abakeba bawe, iyo bari ku rwego rwo hejuru nawe wongera urwego rwawe, iyo bari ku rwego rwo hasi nawe biguforusa nyine kumanuka. So Hilal kuza muri shampiyona yacu hazamo no kuregeza kuvuga ngo tugiye gukina na Rutsiro meme. Urabona abakinnyi bagiye bazana sibo bakinnyi bakoreshwa kuri amakipe akomeye. Icyo ni ikimenyetso cyihuse cyo kuvuga ngo twebwe turahari turakina, ariko ntago nyine turi bukanire. Ntago match zose bazifata kimwe. Turakomeza match twakiniye na Police, dukomeza match twakiniye na APR, dukomeza match twakiniye na Rayon Sport, ariko izindi tuzoroshya. Uko rero tuzoroshya twazanyemo abakinnyi badasanzwe bakina, ya winning spirit nyine ya pressure tuba turiho gutsinda yo hejuru iragabanuka. So mbona ko ari nacyo tubona nyine kuri Hilal tuvuga ngo yasubiye inyuma muri akantiro, tuvuga ngo yasubiye inyuma. Hilal zaje zitsinda 5 ikipe akayitera umupira ikawubura pe, ikawushaka mu kibuga ikawubura, ariko navuga ngo nyine uko bigenda biza Hilal iri kugenda nyine urwego rwayo, haba Hilal yaba Mereke biragenda bimanuka. Navuga ngo hariho downfall. Yego, ubwo ni abakinnyi bo bamaze no kugaruka rwose. Ndabona bazanye Sande Damera Adetunji, bazanye kapiteni w'ibihe byose, kapiteni w'ikipe amba kumugongoni amwita Mohamed Abdelrahmani Yusufu Yagub. Rero icyo navuga nagarukaho nuko ikipe ya Hilal ntekereza ko izagenda inahura ni cyo nakwita nka competition yo mu buryo bugiye butandukanye, kuko niba udafata match kimwe ni squad yayo navuga nini izagenda iyigora rimwe na rimwe, kubera ko nyine ari uburyo mbabona kuba bafite squad nini, hari uburyo umutoza nawe bimushyiraho kuri pressure yo kukinisha abakinnyi bose, ndetse akanisanga rimwe na rimwe nyine amahitamo yakoze atabaye meza, kuko abakinnyi bose uko byagenda kose nibaba ku rwego rumwe. Niyo mpamvu nyine ntekereza ko ikipe ya Hilal buryo izagenda ihura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ubwo rero match yo ikaba igiye gutangira igice cya kabiri ahangaha kuri stade Umuganda, aho ikipe ya Rutsiro FC yakiriye ikipe ya Hilal. Ikaba igice cya mbere cyarangiye ari igitego 1-0 cya Rutsiro. Ubwo rero tubahaye ikaze cyane, nakiriye Ivan Lucky.
Pasi Govinda kuri mikoro ya mbere, Ivan Rake kuri mikoro ya kabiri, ndanamwakiye cyane kugira ngo atugezeho match 5-5 ubundi Ivan Rake Valentin. Asante sana igice cya kabiri cyamaze kuba gitangira hariya kabisa. Reka turebe umupira hariya barawutanga abasore ikipe Al Hilal. Attention ni God's power neza cyane umupira hariya. Attention imbere y'isoma ariko baramuproteje neza, bakina neza umupira bawukuraho. Reka turebe abasore b'ikipe Al Hilal barawukina neza cyane. Attention yagasoneza kwa El Hadj Madiken ayihuta cyane, baramukurura bamusubiza ati mwamukoreye ikosa. El Hadj Madiken abiteraga ni muremure, mufata biba bigoranye cyane, ntabwo biba byoroshye. Yayiteye neza cyane hariya ariko muretse gato. El Hadj Madiken yavunitse cyane. El Hadj Madiken hano se byagenze Hilal bakoze remplacement yagenze bite ngo badushyiremo nyine bedi. Ikipe ya Hilal ikoze remplacement zigera kuri 3. Biragoye kuko bityo byaba bigoye. Bazanye umuvandimwe witwa Mustafa Abdul Gadi mu ndwanaho kabisa, niwe bita Mustafa Karshum. Yego, we bazanyemo numero 19 Mustafa muri axe central. Bazanyemo kapiteni Mohamed Abdelrahman Yusuf Yagoub, ndetse bazanamo Sande Damiral Adetunji. Sande Damiral ataka de pointe cyane. Ubwo ni gutyo gahunda zimeze cyane. Ubwo mubavuyemo barimo na Akire Tempo, umukinnyi w'ibihe byose ntabwo hari. Ntekereza ko na muvandimwe Adama Coulibaly nawe yavuyemo. Atasereka turebe Stephen Boraga atanse neza cyane, bakuraho neza cyane abasore ikipe ya Rutsiro. Rutsiro no bahagaze neza nibyo nakubwira. Niba akomeza guhagarara gutya byaza kugora Hilal ko yacyura aya mahanga. Hilal ntacyo yabona, biragoye cyane. Attention nawe urajyamo umukini muri 12. Yayitanse neza cyane hariya, yihuta cyane yagira Rutsiro, ariko hariya nta kintu wakora hariya. Umupira ashatse kuba umuzamu utera nabura arenga, ni kona ikipe ya Rutsiro FC. Baze no kuzana umuvandimwe witwa Sunzu Bonner Mende. Sunzu Bonner ubundi ibintu bigiye ku murongo cyane kabisa. Kona ikipe ya Rutsiro, abafana ba Rutsiro muri abafana ba Rutsiro barahari se. Rutsiro byarangiye bagiye iwabareyo. Umuzamu wa mbere ntabwo ahari waki wa Hilal, undi yari mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, muri Burkina. n'uwa kabiri ari muri Sudan, bari n'uwa gatatu. Ibi ni bya bihe tujya tubonerana aya makipe, tukikomanga mu gatuza ngo twayitsinze. Twatsinze ikipe ya gatatu. Alex Nzitonda ya PRFC Anje Ndayambaje ati nyama y'iki. Attention ko bayizamuye Rutsiro, gerageza gushyira ku mutwe ati ni kona. Umupira bari bawudepoje neza cyane, ahubwo abasore ba El Hilal bayawumukuye ntabwo yadepoje, bakuyemo rwose, awumukuye ku mutwe aho. Iyo uriya mutwe yawushyiraho flash bigoranye cyane. Kipe yari irangije, ajya kwitera mu mbere Musa Jeremy Muze. Mombele Musa Jeremy. Attention yayizamuye kona, ariko itera hasi bayikuraho neza cyane. Reka turebe Ousmane Diouf, passe neza kwa El Hadj Madiken. El Hadj passe yuta cyane hariya. Reka turebe abasore ikipe ya Hilal banyanyagira cyane. Attention team captain, passe neza cyane, akura subiza umupira muri angre film kureba iki wahindukiye ugatera n'umwata. Anje Ndayambaje ati nyamara iki gikombe birashoboka ko umwanya wa mbere ku makipe anabanza. Sinzi icyo message sobanura, ntabwo sobanutse cyane. Kimwe ko badate APR iragaruka ryari mu kibuga, APR iragaruka muri weekend rwose, nibuze kukurebera mu kanya gato cyane. Ubwo arongera ati mumbwire APR igihe cyose izagaruka. Ndi hano mu Bugesera, Rutsiro iratsinda 1-0, stade ya Mukebera batangiye kuyubaka, yego bari no kuyisoza. Bunane Gilbert ati bunane mu Ngororero Kiyovu ku mutima, nubwo mbona reyo ibyivangamo.
iyo si byivangamite gatwara umutoza uko ibishaka. Attention Stephen Ebuela. Simba ni kumwe nawe. Adama Coulibaly. Attention Salem. Ariko Adama Coulibaly yavuyemo. Coulibaly yavuyemo ni bazanyemo Salem ni wagiye gukina ku bandi. Salem buriya abari mu biki cyane, abari mu biki Salem. Abantu barabizi ko hano hantu ariho hantu ushobora kuba ufite ibirori byawe hatari, ukaba wifuza yuko babigustreamingira mu buryo bwa live, cyangwa se ushaka nko gufata video y'ubukwe ya anniversaire, ibirori bitandukanye, ibiriyo n'ibindi nyine udashaka yuko byibagirana. Hano dufite kamera hatari, yego dushobora kuza tugatereka aho hantu byabereye. Ibirori ukajya uhora ubireba nkaho biri kuba ako kanya. Yego iyo nomero iri kugenda aho kuri screen muyihamagare. Bafite ibintu by'ibirori cyane kabisa. Nimero iragufasha neza cyane cyane. Tukorera live streaming z'amakwe. Yego uburyo uzajya wicarana n'umukenyezi wawe, mukicara mukareba amasaha abiri yose igiko cyamaze, uburyo wagendaga umuha turaduka watanga turindwa mubi cyane. Uburyo wagendaga umunywesha akantu iki n'iki byose, ukajya wereka abana barakuze reba hano kari kabaye kera njye na mama wanjye. Buriya ibirori byari biryoshye cyane. Abana ngubu barapinga ntabwo babyemera. Birasaba yuko nyine uba ufite ikintu cyo kubibemeza. Niyo video yafashwe rero na The Quick Vision Lab. Ubwo rero ibirori bitandukanye, ubukwe cyane, ibitaramo, indirimbo, abashaka gushutinga, yego amanama byose, inama zitandukanye, ndetse ubwo tutibagiwe nyine n'ibiriyo cyane kabisa. Ubu ushobora kuza hano kubavugisha iyo nomero iri kugenda aho ngaho 0785812764, ubundi tukaza tukagufatira video z'uruhehemure. The Quick Vision Lab barakubwira bati go live with professional quality cyane cyane rwose. Abantu rero hirya no hino mbona bakiri muri mudu ya ntuza y'amavubi cyane. Ibitego bine nakubwiye se umuvandimwe waduha igitekerezo ngo bari kujya aryama ngo agahita ashidukira hejuru ageze ngo Amavubi atsinze ikindi kigiyemo. Ubwo rero bunane mu ngororero wa Kiyovu niwe yimaze gusomera ubutumwa. Fidel Mbonyi Intwari atepi yaramutubwiye za ndani zirimo n'igihe izagarukira mu kibuga. Ishimwe Parfait ariko banyamakuru mutubwire impamvu Gishweka yagiye mu izamu ry'Amavubi yambaye imyambaro ya APR black and white. Ni ugukundanya mukandagira se? Oya niko Amavubi yambara nyine official jersey yahisemo kwambika abazamu. Nka data ndetse abareyo yambariyo yahawe abareyo batangiye gukomeza. Attention akatura Rutsiro tereka musho utari ku mupira uca hanze. Nyamara Rutsiro ni tayari mwa bantu. Mwita Jonas kura bawa ari ku mupira uca hanze gato yizamu cyane. Rutsiro turahari cyane, yitwa Nirande kura Florier. Imana yakuzwe Jean Claude ati ndabakurikiye muraza gutungurwa. Rutsiro hejuru cyane. Ishorongise niho kugaye Vedaste atwite pasi sawa umvise Nirande kura Florier kinyamara ishatse yareka Kiyovu kiyubaka zereye yabyanze. Abandimwe ngo nyamara yibishatse yareka Kiyovu kiyubaka rero yabyanze. Mukande kuri subscribe imibare zamuka asagira ngira icyo mbivugaho cyambyihorera. Imibare muyikande nyabo niba kuri screen yanyu muri kubona iyo mibare imeze gutya, mwebwe mwakwishimira yuko iri shusho rimeze gutya. Ku bantu babemereye yuko niba mufite ibirori muzabizana tukabistreaminga, ubukwe anniversaire hatari, kugira ngo uzajye wereka abashuti bawe uti buriya mu kiruhuko turi muri vacances ati nagize bidi ariko
nubwo bankoresheje iki kirori hatari yego uzabibwira abavandimwe b'abanyeshuri bagenzi bawe ku ishuri gute nta video ihari nta video ifashwe mu buryo bwa kinyamwuga nta foto nta cyabaye nta foto nta cyabaye hamagara iyo nimero 078581 atansiyo reka turebe ari Hilal ariko kora ibintu bya ovyo hariya umupira bawukuraho Rutsiro atansiyo counter attack Rutsiro bihuta cyane Rutsiro atansiyo cenga neza cyane asubiza umupira inyuma sere ba Rutsiro bari tayari cyane Rutsiro FC umupira kwande bamwita Eric Kwizera subiza umupira inyuma umwe mu bakinnyi nzi bazi umupira kwa Idrissa n'umupira hariya mu kibuga hagati awusubiza inyuma kabisa Rutsiro ubona ko Rutsiro nta gihunga bafite ni ikipe cyane ari tayari attention aragucengera gusiga cyane hariya bati wakoze ikosa wowe tereka umupira wawe ni umupira urwanwa n'ikipe ya Al Hilal kabisa minota 56 ubona amakipe atandukanye ahangaha niho yicara abakinnyi b'abantu bafite lisansi hariya mu karere ka Rubavu hano ni abantu bafite lisansi niyo mpamvu mbona n'inkuru Sajat ndamubonye abavandimwe b'ikipe ya Rutsiro ndamubonye Desayi bicaranye na umuvandimwe w'umucuti wawe umufana wa Etincelle mukuru cyane umwita Gasogi inshuti yawe ndamuzi ndese Gasogi muzi nenge ndamukuzi inshuti yawe urayihakana hari ibyagwira yaheze inshuti yawe kandi ushaka kuntamo cyane ni ngombwa ntabwo bizakunda mbonye uburyo mbigenza nakurwandika ese dupfi ntacyo ese ubwo abantu barabizi ko ejo tuzabagezaho match ya Tanzania na Macau saa 9 Macau kipe y'ibihe byose babashinwa Macau ifite umufana ku isaha y'isa 9 hano muri Kigali pere rwose tuzakina ku wa mbere mbere y'ivubi kabisa Kenya igomba gukina na Grenada Hilal bani witwa Mamadou Madani bose byari bigoranye cyane ku kimwe wumva mushaka gupima ikipe y'igihugu nyine igomba gupima kuko ni iki se boshari y'umuntu ku giti cye ntabwo bari ku rwego Ragey abo kibera kikorera imyitozo kazamutse kuri moto ubwo murashaka iki umupira kwa Steven Ebola Salem n'umupira ariya Salem aragucenga neza cyane attention Hilal ariko yamara Hilal baza kugerageza uburyo bwo gushota kandi bari gushaka kugera ku izamu kuri poto neza batanga pasi siri umuzamu wawe ntago bari seri reba nkaha Salem yarabikoze neza sibyo Salem yarabikoze neza atanga pasi hariya cyane jari yabaga ko guhita bashota nawe atanga pasi umupira wa muremure kabisa toza Laurentier Olivier Regankov bagati reka ndebe uburyo nakwigaragaza aba yarakaye cyane atansiyo reka turebe Al Hilal araryama umupira ukuraho atansiyo baracyawufite team captain atansiyo aragucenga ariko umupira urarenga bamuproteja neza cyane avuga ati mutabare no gutereka imbere y'izamu Ngabonziza Jean Paul ati nabiboneye muterekaho cyane kabisa cyane Rutsiro
ati Rutsiro yakibonye bitumuhire Charlotte yego rwose Rutsiro gutyo kiryamye imbundi gutyo biri kuri screen hejuru aho buriya mupira ni iki sinizi hari umuntu watekereza ko Rutsiro yagera iki gihe ifite igitego kimwe ku busa minota 60 yagoranye pe aha reka tura umupira kwande kwa Jonas yawutanze ku ruhande Eric baramusubiza neza cyane hariya reka turabe Rutsiro bafite umupira cyane bakina batuje abasore ikipe ya Rutsiro cyane bafite umupira bakina batuje atansiyo barawitwarira Hilal ariko barawurenza cyane neza cyane bamwita Jean Claude Hitimana bawurenguye neza cyane abasore ikipe ya Hilal bashaka igitego hariya tanga pasi neza cyane umuzamu hariya arasohoka neza cyane umupira arawufata ariko bari banaraririye bamwita Joseph Manuwabo Joseph cyane kabisa ubwo rero turabwira abantu neza yuko umunsi w'ejo Macau izakira na Tanzania saa 9 ikipe ya Aruba ikine na Liechtenstein ku isaha saa 12 zuzuye muri Kigali Pere yego bazaba bashaka igikombe abandi bari gushaka umwanya wa gatatu ikindi nakubwira neza nuko ku munsi wo kuwa mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izakira n'ikipe ya Estonia mu gihe Kenya igomba kumanuka n'ikipe y'igihugu ya Grenada kabisa Eri Haji Madiken yawutanze neza cyane attention reka turebe Hilal n'ubundi again nabikubwiye Hilal bari kugera muri surface de réparation bafite umupira ariko bagatanga passe Rutsiro clearing attention aragucana neza cyane passe yatanze kwa Eri Haji Madiken subiza umupira ala kurande kwande Stephen Ebuela passe neza cyane bakina nariya Eri Haji kino umupira neza cyane hariya reka turebe Hilal ubwo ikindi nabwira abantu nuko match y'Amavubi bamaze kwimurira amasaha ikipe y'igihugu ya Kenya izakina na Grenada saa 10 zuzuye yego mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda izakina na Estonia ku isaha y'saa 1:30 saa 1:30 rwose nibwo bashyize Amavubi amasaha ni sawa ahubwo mu gihe umukino wari uteganyijwe ku isaha y'saa 12 zuzuye atansiyo hariya ariko ni kona y'ikipe ya El Hilal minota 63 nguwo Ernest Nsita Nsita yabaye umurasta nawe ndakibutsa neza yuko muri The Quick Vision Lab ariho abantu bagustreamingira ibirori byawe anniversary ubukwe n'ibindi ubundi bintu bikagenda neza cyane atansiyo ko nayizamuye ariko Zamu Joseph timwamukoreye amakosa mutereka aho ngaho naraririye ubwo rero nakubwiraga ko muri The Quick ariho hantu honyine wakorera ibintu byawe mu buryo buri digital buri na quick use The Quick Vision Lab ibirori byawe ubukwe anniversary iyo bavuze quick umvamo ibintu byihuse byihuse niyo bazanyamo vision yatazamo ibintu by'amashusho cyane byo kureba noneho bisa neza bifite karite nziza go live with professional quality yego hano nakemeye cyane abantu babikore nko kugerageza bo bahamagare iyo nomero iri aho ngaho kuri screen ubundi wowe ubikore nko kugerageza uvuga uti wenda muze mumfatire anniversary yanjye noneho ni soza uzaduha ikiraka cyo kugustreamingira ubukwe bwawe kubera ibyo tuzaba twaguhaye yego uzatwihamagarira 0785 81 27 64 ubundi ibintu bikagenda bene neza cyane kabisa ibirori bitandukanye amakwe ibirori bitandukanye ibintu by'ibiro inama n'iki insengero
hari uburyo insengero bakora nk'ibitaramo bakaba bazana live ibi amakonseri ndetse no gufata bashaka kwifotoza bashaka highlights bose ibintu bimeze neza cyane aho muzajya mujya mwahabonye the quick vision lab attention Hajima Dickon yawutanze neza cyane kwa Bolako zamura cross umupira urarenga barawurenze no kurengurwa n'ubundi cyane sere ikipe ya Rutsiro urenze neza cyane umutoza agiye bamwita Biramahire Gadi n'umukinnyi yewe nzi muri Rutsiro bafite amanota menshi muri sezo hafi ya zose kina neza cyane El Hilal yagishatse cyabuze ibintu bari gukina ntago cyababa n'igitego muri Rutsiro nari gukina byo ku barakina bakagera imbere y'izamu kuri Silvestre Reparation bageze ku izamu ku muzamu metero imwe ntago bikunda Rutsiro yabamenyera abafunga da irawuheza ubwo rero kugura itike yawe yo kuzajya kureba Amavubi ku munsi wo kuwa mbere akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi waba utazabasha kugeraho bitewe n'akazi kuko ni kuwa mbere ni mu mibyizi kanda subscribe ahangaha kuri The Quick Times News tuzabe turi kumwe rwose kuko tuzaba duhara ahangaha 5 kuri 5 ibintu byose uri kubikurikirana kugira ngo ibintu byose bigende bimeze neza cyane attention reka turebe capitaine team captain awutanze neza cyane bamwita Yusufu ya Gubu Mohamed Abdelrahman zamura cross cyane ariya bawukura neza cyane Rutsiro attention bizamukira Rutsiro ariya avuga bati byakunda icya kabiri cyaboneka kuzenguruka subiza umupira inyuma kwande ni Gad attention awutanze neza cyane ara ku ruhande ariya baguca akaguru agaca umupira rwose uwo bita Ahmed Salem arawerenza neza takre nziza cyane umupira no kurengurwa n'ikipe ya Rutsiro kabisa umupira no kurengurwa n'ikipe ya Rutsiro Ahmed Salem Ahmed genda ameze neza cyane hariya onye umuvandimwe ko yishimye cyane ahavuga ati twayakenyereyeho cyane nawe wakwishima twayakenyereyeho rega ahangaha si abantu bose bayahakuye ntabwo biba byoroshye pe bose si abantu bose bayakuye kuri Hilal ni ibindi ni ibibazo cyane karita y'umuhondo tayari karita y'umuhondo bayibakaraga uwo muntu nta kiri buhindure Rutsiro yakaniye cyane ko barayikishyura bayihaye attention Rutsiro bazama cross ariko bakuraho cyane El Hajima Dickon bihuta cyane ariya yawutanze neza cyane attention Ebuela aragucenga neza cyane ariko abasore ba Rutsiro bawutereka muri kona ni kona y'ikipe ya Al Hilal igiye kwitera Mohamed Abdelrahman ubwo muvandimwe Ernest Nsita rusora avuga ati tirabira ruragenda byo hari ibyo gusekura injijisha cyane kabisa kona reka tulabe yayizamuye Salem ariko bashize umupira ku mutwe biranga umupira uca hejuru y'izamu gato kipe ya Rutsiro gendera iminota bagenda bayibara neza cyane hasigaye iminota 20 kugira ngo ibintu bimene neza cyane Abdurgadir Ahmed Malek nawe abonye ikarita y'umuhondo uwo bita Ahmed Salem karita y'umuhondo kabisa sirigiye gusimbuza kubareka gutya bamaze si cyari igitekerezo cyiza se nanjye niko nabitekerezaga ngo mbona ni bitandukanye n'ibyo umutoza ari kubona
biragoye. Ngiye ku bwanjye n'ibyo byari kuba byiza cyane iyo bareka kuriya kabisa. Abakunzi ba Rutsiro nizere ko mumeze neza aho muri abantu baherereye za Rubavu, nizere ko mumeze neza kabisa. Abasa ngenda bemera niduhura nzabagurira akantu kabisa mu ndangire aho mwicara iyo musoje umurimo. Mwita Ntirandekura Florien ati ese mwatubwira iyi mikino y'Amavubi izatsinda izahabwa igikombe? Buri tsinda izatsinda izahabwa igikombe mu itsinda. Bazahimba na MVP, umukinnyi wa buri tsinda nyine witwaye neza. Ibyo nibyo bikombe bazatanga bibiri. Ubwo uvuga ngo u Rwanda twe turamanuka mu kibuga kwa mbere nk'uko Vinda bikubwiraga, ubwo tuzakina na Estonia, izatsinda izatwara igikombe cyane. No mu itsinda rindi naho nuko bimeze kabisa rwose. Ubwo rero mukomeze mugende mu kanda like, mukande subscribe, ariko subscribe cyane. Batwandire subscribe na like. Abantu ntabwo bigeze bazikanda kabisa. Yagenze bite? Sinzi. Abantu ko mutigeze mukanda kuri subscribe byagenze bite? Badukandireho sub kabisa. Attention, reka turebe Al Hilal umupira kwande bamwita Mustafa Abdul Gadil. Ari abasore b'ikipe ya Rutsiro bawukuraho neza cyane barawurenza. Attention, Mustafa yawurenguye vuba cyane avuga ati bimeze bite kipe ko birangiye itunaniyano. Reka turebe team captain aragucenga neza cyane, yawutanze shot ariko barawuboroka neza cyane. Umugambi n'umwe wo kurinda izamu. Amwita Ernest Ruzoro Nsita. Yagerageje igishoti kiremereye ntabwo bikoze, ariko birakunda kirajyamo. Attention, reka turebe aragucenga neza cyane bamwita Mohamed Abdurrahman Yusufu Yagub. Attention, Haji Madikan pasi neza cyane ku ruhande baramushakisha Salem, ashakisha Steven Eboel ariko umupira urarenga bati it's a corner kick. Kona ikipe ya Al Hilal kabisa. Ikipe ya Rutsiro ikomeje kugenda yihagararaho cyane. Al Hilal bavuga bati simana byaba bigiye guhomba burundu koko nk'uko kona bayisamu yari. Attention, bakura neza cyane. abigiye guhomba nk'uko byagenze no muri match akubitiwe muri pere. Ngibuka neza Siro niho yabasanze yapakira ko aho batsindira rwose. Ubwo rero Umuhire Charlotte ati umutoza wa Rutsiro akoze ikosa kubasimbuza. Nabonaga atari busimbuza iriya kipe. N'ubundi se urabona hari icyahindutse ukuri gukina nuko yakinaga. Attention, Stephen Eboel aragushuka neza cyane. Attention, El Hadji Madic yawutanze cyane neza cyane kwande kwa. Attention, arakina na kapiteni hariya Mohamed Abdurrahman. El Hadji kwa Ernest Ruzoro Congolese aragucenga neza cyane. Attention, pass kwa El Hadji Madic, pass ariya. Utuntu twa pass yo gukina abasore ba Rutsiro batubonye batawukuraho neza cyane. Nawe wawunyuze. Hello, Abasani Desire from Huye umurenge wa Tumba. None se ndi kureba neza ni kimwe ku busa bwarihira. Yego wabirebye neza rwose. Desire Rutsiro ifite igitego cyayo kimwe rwose. Mukande kuri subscribe ubundi ntabwo ari inzozi. Ibyo uri kureba nibyo ntabwo ari inzozi. Ariya tugomba gusoza 10 kabisa, sibyo? Ngomba minota 10 ninga isigaye. Ntabwo byakunda yuko wava. Ntabwo se nabanjyaye. Professional streaming service. Twibutsa kabisa kwene babimeze cyane muri The Quick Vision. The Quick Vision kabisa. Vision Lab ni laboratoire y'ibijyanye n'amashusho. Laboratoire y'ibijyanye n'amashusho rero turakubwira ngo dufite icyo bita professional live streaming services. Ubwo bijyanye no gufata amashusho live. Ufite amakwe, ufite ibirori bigiye bitandukanye, ibiriyo, ufite inama, ufite ibirori cyangwa se nyine amakonseri mu nsengero, ufite bijyanye
na konseri zitandukanye ushaka gufotorwa cyangwa se ufata ama highlight ya event zigiye zitandukanye kabisa. Nimero biroroshye cyane ko nabo bazadushyira hariya ni 0785811274 wabaza ko ibintu bimeze kabisa. ubwo nuko bimeze nyine serivisi zose ngira ngo mwazumvisha amako turakunyurizaho live kuva buko butangiye kugera burangiye. ushaka live ushaka cyangwa se urashaka ko bafata ibintu bigiye bitandukanye amafoto byose birafatwa. Ni the quick vision lab ubundi ibintu bikagenda bibere neza cyane kabisa. wowe hamagariye nimero iri kuri screen yawe na making ashobora ko wakaze subscribe ndetse na like kuri iyi channel kugira ngo nuramuka iyo nomero usanze bari gupanga n'abandi bagutanze ku murongo ube wiyumvira match hano 5 kuri 5 kabisa. Attention rero hariya bavuraga umusore wagize ikibazo cyane ubona ko abafana ba Rutsiro se bari abafana Rutsiro ra kumena barimo bayambariye tenseri abo baba barimo nyine abaje kwishungera Terineze Ruzoro Nsitarare ku ikintu cyitwa umupira uremereye usora ushyize ku mutwe arakumbagurika. Ati nabakurikiye ndi Muhanga mukomerezaho bamwita Manishimwe Desire. Aha baniraguha Oscar ati igishoboka ubu ni draw. Dutegereze turebe. Stephen Ebuela mbega umuzamu ahangaha ushatse kuwukora ibintu by'ibitangaza. uyu muzamu azakora ibara. uyu muzamu nakandare bamurekurira ikintu ari igikoporatari yitwa Steven Ebuela. umuzamu arasimbuka ku bitari ibipfunsi umupira urasimbuka wagira ngo ukubise ku rutare uragenda wishyira ku kirenge cy'umuvandimwe nawe wari uri tayari ubundi ahita atereka mu rucundura rw'ikipe ya Rutsiro afungurira amazamu ikipe ya Hilal aravuga ati twe turi abasirimu ntabwo waba warakinnye na Berkane ngo Rutsiro ikurarire kwitsinda igitego. Hilal 2 Rutsiro 1 ntago yawe icyucyo abafana ahangaha b'ikipe ya APR musubiza amerwe mu isaha uyu munsi nta mwanya wa mbere barayitsindiye irarya n'icya kabiri. Oya ibihombye cye nikiragera mbekera kakanya nge mvuze yuko Rutsiro 1 ari Hilal 1. ibyo mvuze nta kibazo birabako kandi ariko yala that's why I'm recording. Rutsiro 1 Hilal soma igitekerezo cya Oscar igishoboka ubu ni draw bahise bayishyura. Aha Sunset birashoboka neza ngo banje na draw yabura. Niha bose inyarubaka mwaje ryari basore twaje kare cyane kabisa ahubwo wari wagiye oya baba bananiwe nagatuza baba bafite ko gukina iminota ya nyuma. Itanyuma bisaba kuba wariye wahaza cyane. Ni hafi aho siko bayihakanye mu nzira nyine Rutsiro na Rurengera byose ni kimwe cyane birahomba mu minota ya nyuma. Attention Salama ariko bawutega muri kora mpaye twe duhita tukurega Rurengera cyane. Rutsiro na Iregase Rurengera duhita tukurega ntago wabituzana irarega iki muzamu se n'uwa Hilal muzamu afite icyuma Salomati Hilal 2 Rutsiro 1. Nanjye niko mbibona kandi ariko njye mbibona. Attention bayisama muzamu akoraho biranga ati waraririye nibyo ariko
hari ahantu ntabwo wagera utaraririye aribwo baro ukitera ayiteye bahise bayigaruraho yarari tayari it's a offside cyane. Rutsiro turacyari hejuru, icyizere kirahari rwose, turatsinda ikindi. Muri hejuru muki amwita Imana ikuzwe Claude, aracyari hejuru muki mu kwishyurwa mu kwishyurwa iyo ni troll nta troll irimo aho. Si ibyo bari kunyereka, ari cyo mvuze kitabaye, ari cyo mvuze kitabaye. Attention, reka turebe Rutsiro birwana hariya. Attention, hano wakirya, ariko abadefanseri bakina neza cyane. Abasore b'ikipe ya Rutsiro ya Hilal bahagaze neza cyane, bita ba Mamudu Kamaradini. Kinyi wawe n'umwemera se? Kinyi wanjye yitwa Akire Tempo, yamaze kuvamo. Ako se ugeze umbonero bita Damerara dutunjira ira ndabona akoraho kuva amaze iminota nka 15 mu kibuga narakora ku mupira. Kinyi wawe rero nye turamusubiza muri Nigeria iwabo yala kabisa. Muri The Quick Vision Lab ngo bimeze bite? Muri The Quick Vision Lab ni hantu hambere bashobora gutuma ibirori byawe biba ibitazibagirana mu bantu bose uzabibwira, kubera yuko muri The Quick Vision Lab dufite ubushobozi bwo kugukorera video, tugakora audio, tukanakora live streaming y'ibirori byawe, tugafata n'amafoto. None zo events zabera icyarimwe? Yego, ubundi ibintu bikagenda bimeze neza cyane. Ya ma video y'umwimerere utazaprodinga bakajya kubaza ngo ariko uriya muntu ngo nabonye ngo wambaye ikote ngo ry'umukara uko nabonye asa na runaka. Kamerare yawe ukinnye ayo mashusho nuko nyine atagaragara, nuko adasa neza. Igikoresho ni ku mashusho ya The Quick Vision Lab umuntu bumubona nk'uko ari. Ubwo rero wamagara nimero za The Quick Vision Lab ubundi utange komande yawe cyangwa Attention, reka turebe tuganira neza cyane. Rutsiro bati waraririye kuri 0785 81 27 ikindi izo nomero uramutse ushaka kwamamazanya natwe muri The Quick Times News wahazemagara n'ubundi 07858127 wazihamagara ukamubwira uti ndashaka kwamamaza muri match zanyu wenda z'Amavubi cyangwa ndashaka kwamamaza muri Rwanda Premier League cyangwa muri match z'i Burayi. Ibyo byose izo nomero nuzihamagara ibintu biri bize kugenda bimeze neza. Ejo hano dufite iyo bita FIFA series cyane, FIFA series ejo mzamari cyane kabisa cyane. Aha, Charlotte ati aperi yacu, aperi yicazaga ibuno rimwe ku ntebe ya shampiyona. Tandukanyije n'uwo muntu nitandukanyije nawe muvandi. Ariko wabonye ibintu. Attention, bola barakora n'amaboko, baraburana cyane. Sifuza ikizi muvandimwe, igitego cyo cyamaze kuba kinika cya kandi babogaruje amaboko. Hanyuma Stephen Boera ngira ngo ibintu nakubwaga we yabibonye. Ni Salem ugaruje akaboko rwose, umuzamu gukuramo umupira biramunanira, bahitaho depoza mu rucundura. Igitego cyageze cyane, yageze cyane, gitsinzwe nande mu ndebere. Mbona se wagira ngo ni Damerare ni Sande Datunji Ademir. Attention, Ari Hilali go! Sande Damera
umuzamu wa feke biravuna, kugira umuzamu utagira icyo agusevingaho nabyo ni ibibazo. Ari ku ishoti riremereye cyane, umuvandimwe hariya witwa Salem, umunyezamu w'ikipe ya Rutsiro, aragenda yihagararira mu izamu nk'umuntu uhagaze muri za supaguru, aragenda yihagararira mu izamu nk'umuntu wihagarariye, umuntu wirindiye kiliziya, umupira bawuteka mu rushundura we. Eri Hilal 2, Rutsiro kimwe. Barabibwira bati uri umwana muto cyane, ntabwo wahangana na Berikane ngo uhangane na Mamelodi uzane Rutsiro. bateye ishoti, utipe ateze amaboko yombi, bahise banamuha umutuku, mani Rodest, yego bamuhaye red card. Rutsiro bayikubise icya kabiri, ibonye n'umutuku, irahonje. Badushyiraho kuri screen hariya rwose 2. Rutsiro umuvandimwe yabazaga ati zerebe mu bitekerezo nawe mbonye rwose ati ariko uri kazungu wowe iburyo, simbizi nzoba ari kubwira, sinabivuze ko Hilal 2 Rutsiro 1 mwita Salom. Yego ati match zose za shampiyona mugiye kujya muziduha kuno bose wabagahe, ubundi dusanzwe tuzishyira shampiyona ni bihari, shampiyona yose. Noneho ubwo neje dufite FIFA series, yego irahari cyane 5 ku kandi FIFA series. Ejo haramanuka izene izihe FIFA series? Ejo ni Macao na Tanzania, barakina umwanya wa gatatu, Aruba na Chester na kuri finale cyane. Ku munsi wo kuwa mbere umwanya wa gatatu Kenya na Grenada, finale Amavubi niyo bita Estonia.